Nuko umwe mu bagize umuryango agira ati: babyeyi banjye, dore mbaye umusore, ngiye kugenda, dore ngiye mu mujyi, ngiye gushaka ubuzima. Nzaharanira kuba umuntu w'umugabo, nzaharanira kugira icyo ngeraho. Ningira icyo ngeraho sinzibagirwa ubuzima mbasizemo, nzabafasha kuko ni inshingano zanjye. Namwe mwaravunitse mundera, nanjye ngomba gukora ibishoboka byose nkaba umugabo kugira ngo nanjye nzabiteho ndetse nzabashe no kwita ku muryango wanjye. Sinzabatererana, dore aho ngiye nzabana neza n'abo nzasanga, sinzanduranya, nzirinda guhemuka, nzakora ikintu icyo ari cyo cyose kidashobora gutuma ngaragara nabi mu maso ya rubanda. Aya niyo magambo yagakwiye kuranga umunyarwanda nyawe ufite ubumuntu muri we. Ibi kandi ntibivuze yuko ugomba kubaho mu buzima bwawe wiringiye gufashwa. Nibiba ngombwa uzafashwa, nibitaba ngombwa uzirwanaho. Uzagerageze kwiyubaka, witeze imbere. Intambara utafashije kurwana n'abandi nawe yirwanirire. Intore yishakira inzira no mu ishyamba ry'inzitane. Uzagerageze kandi ntuzacike intege. Hari umuhanga wabayeho kuri iyi si, Albert Einstein. Hari ijambo yavuze ko yagerageje ibintu inshuro 99, ku nshuro y'ijana gusa akaba ari bw'ibintu bikunda. Gucika intege mu buzima ni uburozi mu bundi. Uzagerageze, bizageraho bikunde. Kubaho neza ni ugufashanya. Ntacyo wanganya igihe abantu bicara, nta kintu kibahuje uretse kugira ngo bigurukiranye kuri gahunda za Allah subhanahu wa ta'ala, babwiranye ibyo bategetswe gukora, bibukiranye ku byo babujijwe gukora, hanyuma bashobore kuba abagaragu ba Allah batunganye. Iyo tuvuga abakene, aruhita wumva abashoboye. Iyo tuvuga abakene, aruhita yumva abadafite inzu. Iyo tuvuga abakene, aruhita yumva abadafite ibyo bambara. Iyo tuvuga abakene, aruhita yumva abashobora kuba badafite uburyo bwo kwivuza, babayeho nabi. Kenshi uzagenda ubona abantu bamwe na bamwe bamara gutera imbere bakibagirwa imiryango yabo. Ugasanga rimwe na rimwe inkuru ikabibasesekayeho kumwe mu bagize umuryango yitabye Imana. Ako kanya bagahiribikana n'amasanduka ahenze n'ibikoresho byinshi byo kubaka imva n'ibindi bihenze byinshi, ku buryo uteranyije agaciro k'ifaranga byose bishobora guhagarara muri miliyoni irenga. Nyamara umwe muri abo bigendeye yashoboraga kurwarira mu bitaro akaba yamarayo n'amezi 2 uwo muntu ataramugeraho. Benshi cyane bafite ibyo badashobora no kubana. Abandi bagira ibibazo by'ibyo bari bwambare kuko ntabyo, ariko abandi bafite ibibazo by'ibyo bari bwambare kuko amahitamo yabananiye. Bahaguruka uyu munsi ndambara iki? Ukajya imbere y'akabati ukahera ku wa mbere kugeza ku wa nyuma, bikagusaba gusubiramo. Amahitamo yakunaniye kuko ufite byinshi. Wari uhagijwe na bike muri ibyo, hanyuma ibindi bikagenerwa ababibabaye. Wani uzaba umaze kuba umuyisilamu, warenze ubwisilamu ukaba uri ku ntera yo kuba umwemera. Ariko utaratekereza utyo, ubwo si ubumuntu, ni ubunyamaswa buvanze n'ubujiji.